Rwanda itajengwa na nani vijana, Rwanda itajengwa na sisi wenyewe, Kigali itajengwa na nani vijana. Ndabasuhuje Padiri Consolateur nk'umwe mu bagize komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge muri hano i Paris mu Bufaransa, mukaba muri mu itsinda ry'abaje gutanga ikiganiro ndi umunyarwanda. Nubuhe butumwa mwagejeje ku banyarwanda mwahuye nabo haba i Paris haba mu gace ka Lyon hano mu Bufaransa? Urakoze bwana Aimable kubaza icyo kibazo. Nibyo koko twaje hano i Paris mu Bufaransa ku butumire bwa ambasade y'u Rwanda irino no ku bufatanye bwayo, tuje kuganiriza abanyarwanda bari hano i Paris, abari Paris na Lyon kuri gahunda y'Ndi Umunyarwanda. Twishimiye guhura nabo bishimira guhura natwe. Cyari kituzanye no kugira ngo twongere tuganire Ndi Umunyarwanda ni iki. Ndi Umunyarwanda no kumva ko u Rwanda ari urwawe, ugomba kurubamo narwo rukakubamo, ukitegura ndetse no kuba warurengera ku giciro icyo ari cyo cyose, mufitanye amateka akomeye. Ibyo bintu rero twabiganiriyeho, tuganira ku mateka yaranze u Rwanda kuva u Rwanda rwa mbere y'abazungu, rwari u Rwanda rwiza rufite ibiruhuje n'umuco warwo, u Rwanda rwiyubatse aho umwaduko w'abazunguziye, turebera hamwe ibyagiye bisenyurwa u Rwanda, ibyakurikiyeho nuko byagize ingaruka, uko ari igihe cy'ubukoloni, ari Repubulika ya mbere n'iya kabiri, ari kuza kugera kuri jenoside yabaye rurangiza, jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo byose byagize ingaruka ku munyarwanda. Ugasanga ibyo twabonye nuko uwishe yarahemutse ariko araremerewe, ni umunyarwanda. Uwiciwe yarakomeretse, ni umunyarwanda. Ese ibyo bikomere duterwa n'amateka mabi twabigira gute? Dukomeze tube ingwate z'amateka mabi twaciyemo, cyangwa se twipakurira amateka yahise, twubaka amateka meza aho buri munyarwanda wese yisanzura, ndetse n'abana bacu bakazabaho neza, ntibahure n'amateka twahuye nayo. Ibyo rero twabiganiriyeho nabo kandi baranezerewe. Ibibazo bagiye ubona, ndetse si n'ibibazo, buri wese yarahagurutse yumva ko kwiyi gahunda ariye, ko nta wasiganye igihugu cyagomba kucyubaka, tugahindura amateka, bityo ntihagire uwongera kumva ko ari igicibwa. Kandi nta n'uwamugize igicibwa, kuko leta y'u Rwanda uyu munsi irashishikariza buri wese kugira igihugu cye, akakitwara ku mutima, akakirengera, akakirwanirira. Ingamba rero zirahari, ibyadufasha. Hari mekanisme leta yashyizeho, twaganiriyeho. Nyuma yo kureba ayo mateka n'ingaruka zayo, ntabwo tugomba kwifata amapfubyi. Leta yashyizeho ingamba, nazo twarazibabwiye, turazibukiranya abari bazizi bamwe, nko guhuza ingabo zarwanaga ejo zikaba ingabo zimwe zirengera igihugu z'abanyarwanda atari abahutu n'abatutsi, nko gucyura impunzi. Ibyo byarabaye. Hagiyeho ingamba zo kuvanaho igihano cy'urupfu, hajyaho gacaca kugira ngo hatabaho kudahana icyaha ariko hagamije kunga abanyarwanda. Ibyo twarabyibukiranyije. Hajyaho ingamba za kuvanaho ubwoko mu ndangamuntu, umuntu yumva ko ari umunyarwanda. Twibukiranya ingamba z'uko hagiyeho mu mashuri kera baremererwaga bagendeye kuri za kota. Uyu munsi n'umwana w'umunyarwanda aratsinda, buri wese n'uburenganzira. Kera waremererwaga cyangwa ntibakwemerere, ariko ubu leta y'uyu munsi ibwira buri mwana w'umunyarwanda ahubwo ko ari uburenganzira bwo kwiga. Ibyo byose ni mekanisme leta yashyizeho kugira ngo zifashe abanyarwanda gushimangira ubwo bumwe no kurushaho kumva ko ari umunyarwanda mbere yo kumva ko ari umuhutu cyangwa umutwe cyangwa umututsi. Nta n'akamaro bifite. Icyagaragaye rero nuko byahinduye benshi bafata ingamba
nka Lyon, niho twavuye ejo ngira ngo twari kumwe, hari benshi bafashe ingamba bati ntabwo turyama abo turi kumwe batabanje kumva ikiza kibibera. Tukabona rero ko iyi gahunda ari nziza, icyadushimishije tunavanyemo nuko bayumvise bakemera kuyigira yabo. Uyu munsi rero biyemeje kuyikomeza, ikaba gahunda buri wese yiyumvamo, bakaba ambasaderi bayo. Abantu bagenda bavuga ko ari ugupfakamisha abahutu kugira ngo basabe imbabazi, bumve ko atari byo. Imbabazi umuntu azitanga zivuye ku mutima, cyangwa akazisaba bimuvuye ku mutima kubera ko yumvise uburemere bw'ikibi yakoze cyangwa yakorewe. Uwagikorewe aracyumva, ariko hari abagikoze batarabyumva. Ibyo byose ni processus, n'urugendo rushobora kuba rurerure kuri bamwe, rugufi ku bandi, ariko icy'ingenzi tutahanye nuko iyi gahunda bayigize iyabo, hanyuma bagiye kuyikwirakwiza muri bagenzi babo bafatanyije na ambasade. Babonye ibyifuzo byabo ko ari byinshi, natwe rero nk'abasubiye mu gihugu turakomeza dufatanye nabo, ari inzego zibishinzwe, ari Minafet, ari komisiyo y'igihugu y'ubwiyunge n'abandi bose, kugira ngo iyi gahunda tuyishimangire, kuko iramutse idakozwe iterambere ni ryiza, ariko uramutse utitaye kuri iyi gahunda yo kugira ngo iyi Ndi Umunyarwanda igira shyirahamwe abanyarwanda, waba umeze nk'umuntu wubaka itafari ugereka kuri indi, kongera ukagereka kuri indi, ariko nta sima irimo. Icyo gihe rero iyo umuyaga uje uwo ari wo wose naho uturutse urabihirika, nta terambere rirambye ryashoboka. Niho tutibakiye ku musingi nk'uwo, tubanze twubaka umunyarwanda. Yewe no mu mashuri wumvise ko babisaba, tugire umunyarwanda uzi imibare, ariko mbere na mbere umunyarwanda ufite za ndangagaciro zacu. Tugire umunyarwanda uzi tekinoloji, ariko mbere na mbere ari umunyarwanda hiyongereho kuba azi iyo tekinoloji. Ibyo byose niho umusingi w'ejo hazaza, nirwo Rwanda rw'ejo twifuza kandi tuzabigeraho. Muri iyi gahunda Padiri Consolateur muri kumwe n'abandi? Muri iyi gahunda ndi kumwe na Honorable Depite Gatabazi Jean Marie Vianney, ndi kumwe kandi na Honorable Agnès Mukazibera, nanjye bwanjye Innocent Consolateur, nk'abandi komiseri muri komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge. Honorable Gatabazi ndabashuhuje. Uyu munsi, muri iyi minsi mwaje mu gihugu cy'Ubufaransa, aho mwitabiriye gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Muza mu mujyi wa Paris, mujya mu mujyi wa Lyon, mwahuye n'abanyarwanda benshi. Nihe message n'ubuhe butumwa mwabazaniye? Ni gute abantu batari bahari bakumva iyo gahunda? Murakoze Karerima. Nkuko wari bivuze ko twaje hano mu gihugu cy'Ubufaransa, tuje gusura abanyarwanda, kuganira n'abanyarwanda. Ndagira rero ngo nabo mbashimire mu izina rya bagenzi banjye, ariko nanone nashimire igihugu cyacu kuba cyaratekereje ko gahunda nk'ingi ya Ndi Umunyarwanda yabaho, haba mu baturage bari mu gihugu ndetse n'abaturage bari ku isi hirya no hino b'abanyarwanda. Ibi ngibi ndagira ngo bininje no mu mateka y'igihugu cyacu, kubera ko kera kuva muri 1959 abatutsi bicwa birukanwa bagahungira muri bihugu bidukikije mu Rwanda rwacu ndetse no mu Burayi n'ahandi. Ubutegetsi bwabayeho kuva icyo gihe kugeza muri 1990 ntibwigeze butekereza ku banyarwanda bari mu mahanga, ube bwabasanga aho bari bubasuhuze, bubasure, ariko nabashishikarize gutaha cyangwa se nabereke ibigenda bikosorwa mu gihugu. Twebwe rero leta y'ubumwe bw'abanyarwanda duha agaciro abanyarwanda aho bari hose. Twahuye n'abanyarwanda benshi, ndetse hari n'abaje ubwabo bari basanzwe iyo gahunda ya Ndi Umunyarwanda bayipinga, bumva ko ari ibintu byo guhutu kuza gusaba abatutsi imbabazi. Ibyo ntabwo ari byo bitugenza, turagenzwa n'ubunyarwanda. Kandi abanyarwanda bakibuka ko n'ibyo bavuga byo gusaba imbabazi ntabwo ari ikintu uhatira umuntu, no kuzitanga ntabwo ari ikintu uhatira umuntu, ni process. Ubundi cyaha ni ikintu umuntu akora abizi abishaka. Imbabazi se ni ikintu kumanza kumenya ko icyo wakoze atari cyiza, ko ari kibi kikakubabaza,
ukumva ufite rumoro ko wakoze nabi uri gutera imbaraga ntabwo ukabwira mugenzi wawe ariko naraguhemukiye. Iyo umubwiye ngo naraguhemukiye nawe yumva aruhutse akavuga ati ariko nubwo wamemukiye turabavandimwe kandi turacyafite urugendo rwo gukora hamwe, turacyafite gufashanya. Abana bacu bashobora kuzahora mu ishuri bagakundana bagashakana. Umunsi umwana wanjye yahuye n'uwawe mu ishuri bagakundana, kubera ko ngiye nawe dufite ibyo dupfa twiyubatsemo, tuzababuza kubana. Nicyo dushaka gutegura abantu bacu b'Abanyarwanda, ntibagire ibibabuza, ntibagire imipaka, ntibagire ibintu babuza kumva banezerewe n'icyo bari cyo. Umunyarwanda akwiye kunezerwa n'icyo ari cyo. Hano abantu bajya bagira umuco wo kuvuga abashyi African, umunyafrika, ariko bagiye bavuga ndi umunyarwanda kuko u Rwanda rufite izina, rufite agaciro, rufite imiyoborere myiza, rurazwi uyu munsi. Mu maraporo atangwa ku hirya no hino ku isi ruravugwa. Ukwiye kuba fier yuko uri umunyarwanda kandi ukabyishimira kuko nibyo Imana yaguhaye, ibindi bizaho nibyo tugenda twiyongeraho umunsi ku munsi. Umva rero ubwo bunyarwanda, izo ndangagaciro zigomba kuranga Abanyarwanda, kandi Abanyarwanda bari mu mahanga bagiye bahora bibuka ko ntacyo wakorera igihugu cyawe utabanje nawe ubwawe kumva ko ufite ako gaciro. Ugira agaciro, warangiza gusobanukirwa ukumva ufashe inshingano ku gihugu cyawe, warangiza ukabigira ibyawe. Iyi gahunda ya Umunyarwanda ntikeneye depite, ntikeneye ministre, ntikeneye perezida wa repubulika maze ayisobanure. Umunyarwanda wese wumva ko anejejwe no kuba ari umunyarwanda akwiye kubisangiza abandi, aho bahurira mu kabari, ahora mu biki, bakabiganira. Kwicara mu metero 10,000 ukavuga nawe ubutegetsi ntabyo washobora. Igihugu cyacu ni igihugu kigenda kuri politike y'ibikorwa. Ibisubizo bihabwa abaturage mu bibazo bahura nabyo umunsi ku munsi nibyo byubaka icyizere bafitiye ubuyobozi bwabo, nibyo byubaka icyizere bafitiye umukuru w'igihugu, nibyo byubaka icyizere bafitiye mu mutima wabo. N'udafite icyo afitiye uyu munsi aravuga ati uko biri kose uyu mutekano dufite, agaciro dufite, ejo nzakibona. Utarabona inka aravuga ati iyo kwa kanaka nibyara nanjye nzayibonaho. Utarabona amata aravuga ati kwa kanaka inka nibyara bazampa amata abana banjye bakure bamerewe neza. Icyo cyizere, uwo mutekano, ayo majyambere tugenda tugeraho ni ibintu byatwaye imbaraga Abanyarwanda. Ntabwo dushobora kwemera ko bipfa gusenyuka gutya abantu barebera ko urugendo rwabaye rurerure, hatakaje ubuzima bw'Abanyarwanda, abantu barapfuye mu gihe cya jenoside, abantu barirukanse mu makambi, bamwe bicwa na za korera, bamwe bava mu mashyamba kubera umunaniro, umwuma, imvura iki. Ariko leta iravuga ati abana bose n'ab'u Rwanda tubashaka ko bataha bagaturana bakabana. Abantu baratashye baratura barubaka bamerewe neza. Uri kure ari kure, ariko agomba kuba kure wenda muri distance, ntakwiye kuba kure ku mutima ku gihugu cye, agomba kukigumana ku mutima. So umva rero abantu bari hirya no hino batekereza kubabuza umwanya wo gutangira ibitekerezo. Uyu ni umwanya tuba tubahaye kugira ngo batange ibitekerezo. Harabaje mu nama akaba atari ibi ngibi mwabikosora gutya, ibi ngibi hano ntabwo byumvikana neza, hano wenda twabyumvaga gutya. Aho twagiye tubaha ibisubizo ahubwo bakishima, ugasanga nibo barimo no kuvuga bati iyi gahunda twari twararangaye, twari twarayibuze. So iyo hamagaye abantu mugahura gutya, aba twasigaye twabasigiye ubutumwa bwo kuvuga ngo mugende musakaza inkuru nziza hose ku isi ihagere. Tubaha urugero wenda nabo ngo rurashishije ariko ni rwiza kuko turarusoma abantu benshi bemera. Yezu yatanye abantu 12, ariko ijambo ry'Imana byageze ku isi yose. Abantu 200 twabonye i Paris, abo twabonye abandi 200 twabonye i Lyon. Abo bose nibagenda bakavuga inkuru nziza ko batashye bari convaincre, bizagera no ku bandi benshi. Ikindi abana ubabwire ijambo ryiza, tugire umutima w'impuhwe, tugire umutima w'urukundo. Iyo dusobanurira Abanyarwanda ko twifuza ko bataha mu gihugu, ari abari impunzi twifuza ko bataha mu gihugu, ntabwo tuba tuvuga ngo umuntu atahe gusa kubera ko agomba gusubira mu gihugu. Tuba dushaka kugira ngo Abanyarwanda aho hari, kuko hari Abanyarwanda bari mu buryo butandukanye. Hari uri hano ari impunzi, hari uri hano ari impunzi ufite akazi, hari uri hano ari impunzi afite umutungo, hari uri mu mahanga afite ibyo akora bimuteza imbere. Iyo tuvuga gutaha ntabwo tuvuga ngo abantu bose nibahaguruka bose bajye mu gihugu. Tuba dushaka kugira ngo umuntu yibuke ko ari umunyarwanda afite uburenganzira bwo kujya mu gihugu, nanagira mu gihugu asure cyangwa se ashore imari, cyangwa se nashaka kuhaguma hagume, ariko n'uri mu mahanga ahabazi ko afite ubwo burenganzira bwo gusubira mu gihugu. So ntibizumvikane ko umuntu avuga ngo uri wese nataye, uri wese nataye. Ushobora kuguma ahangaha
ugakorera amafaranga ariko ukaba uzi ko ufite igihugu cyawe utuma ku babyeyi wohereza amafaranga ngo bashore imari utaha ukajya kuruhuka uvuga uti noneho numva nshaka kujya kuguma mu gihugu nigumire mu gihugu nkorere mu gihugu ubwo ni uburenganzira kugira ngo buri wese yumve ko afite uburenganzira bwo gusubira mu gihugu niyo ndi umunyarwanda naho ubundi ntabwo abantu bose bava ngo buri wese ku ruhere ruhande abantu baratashye barahagurutse bose baragiye uwataha uyu munsi yataha agumya akora ahangaha akahakora ariko akaba afite uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cye agatunga icyangombwa cy'u Rwanda agatunga irangamuntu y'u Rwanda agatunga pasiporo y'inyarwanda yaho niyo atanayitunga ariko akavuga ati ngiye mfite uburenganzira bwo kujya i Kigali nagera i Kigali nkaruhuka nagera iwacu mu Musanze nkaruhuka nagera Rubavu nkaruhuka nagera Gicumbi nkaruhuka agataha mu gihugu cye agashoramo imari cyangwa se akaba agasura abaturage cyangwa se yashaka akagenda akahaguma akaruhuka yashaka kuhasaza akahasazira hari abagiye batugezaho ibibazo ubutumwa ndetse hari n'umwe iyo wari utubwira atari ko hari abantu mu mashyaka bava ntibaza kwicara ahangaha ngo bavugane n'abandi nabo mwabagenera umwanya wabo ndagira ngo mbabwire ko iyi gahunda Ndi Umunyarwanda iyo tuyitegura tuba tuyitegura abanyarwanda bose ni n'umwanya wo kugira ngo n'uwo nguwo ufite ibitekerezo bisa nk'ibiri mu rindi shyaka bisa nk'ibiri mu kuvangurwanya ubutegetsi bw'i Kigali aho ni umwanya wo kureba n'abandi bagenzi b'ibyo bavuga nawe ibyo avuga noneho nagira igitekerezo atanga n'abandi bagira icyo bakivugaho n'abandi bagira icyo batanga n'abandi icyo kivugaho ku buryo tuza kuza kurangiza inama Ndi Umunyarwanda ari abo ngabo bavuga ngo muri opposition ari abo ngabo bavuga ngo bakora n'ubutegetsi bw'i Kigali cyangwa se nabo bandi bavuga bafite aho babogamiye buri umwe wese abonemo ubutumwa bwe ariko ubutumwa buze kubahuza bose uko bari baba mu mashyaka bataba mu mashyaka mu byo batekereza ariko ni Ndi Umunyarwanda n'abanyarwanda tuba dushaka kugira ngo tubahuze nk'abanyarwanda ntabwo wavuga ngo ko hari igihe ujya kumva ngo Ndi Umunyarwanda batumiyemo abatutsi batumiye abantu bakora n'ubutegetsi bw'i Kigali batumiye abantu bo muri FPR twe tuza nk'abahagarariye abaturage bose kandi tukaza tugejeje kuri abanyarwanda bose ababonye ubutumwa bose bakaza bakabwitabira baraza nk'ejo bundi Paris umugabo umwe bavuga ko ari muri gahunda yo gushinga ishyaka rye rwanya ubutegetsi bw'i Kigali araza mu nama ageze Philippe ati jewe najyaga numva ibi bintu nkumva rwose nta kigenda ariko ubu ngubu numvise ko ibyo twibaza byose tuvuga ngo dufite ibitekerezo bindi twakwiye kubyegeranya n'iby'abandi ahubwo bikabona kubaka igihugu bityo avuga ati by'amashyaka mbivuyemo ahubwo reka njyewe Ndi Umunyarwanda igende yigishwe n'abandi nabo twajyaga dusangira nzayibagezaho hari nk'undi muntu watubwiyeho umupasiteri Eliya aravuga ati njyewe abakristo banjye iyi gahunda najyaga nyumva ariko ntabwo nkwiye kuyiguma nanjye nyine ngiye kuyibagezaho cyane cyane ko uwo mugabo numvise ko mu matora ya 2023 yigeze kujya Kigali yamaza ku giti cye nk'umudepite ntiyatsinda afata inzira ajya mu buhungiro ariko ejo bundi yaratubwiye ati yewe ati gahunda uko nyibonye ni umuti ni igisubizo ntabwo ndageze no kuba Kristo banjye hari umusore umwe umugabo umwe witwa Mutsindashyaka w'Ibyumba iwacu yaravuga ati yewe tugareka témoignage y'ukuntu yagiye mu gisirikare cya Habyarimana hagera zaga ko abana bamwe bakatangira kwica abasirikare bamwe barimo abatutsi bagatangira kubica kabeshya ngo bamize ibirayi birabica birabaniga aza guturuka igisirikare cya Habyarimana ajya mu kazi gasanzwe nyuma hajya kujya mu gisirikare cy'Inkotanyi ararwana urugamba rurangira arangije ajya mu kazi gasanzwe uwo mu Burayi arakora ari mu buzima bwe nk'umuntu wigenga ku giti cye ariko ni témoignage arakwereka ku rugendo hari abandi nabo muri izi témoignage baba batanga bavuga ati sinajyaga numva ko nakwicarana n'abantu nk'aba none turicaranye numva meze urumeza kubona huye n'abandi banyarwanda numva meze urumeza ugasanga abantu barahoberana ugasanga ni bwa busabane bwubaka ubunyarwanda bikwiriye kuba bunaturanga abantu bari banageze no mu mahanga ya kure bakwiye kuba bagaragaza urwo rukundo rubahuza hanyuma n'izindi témoignage zagiye zigaragaza hari n'abandi bajemo ntavuge ariko mu gihe cya pause akakwegera ese buriya mu Rwanda tuba dutinya akaza kuvuga ati mu Rwanda ari bene wacu amasambanye barayatwaye imirima yanjye barayitwaye amazu hari n'abantu bashobora ko mu gihugu bafite bene wabo bari mu mahanga bakabatinisha kuko bari mu mitungo yabo ugasanga umuntu aratinya gutaha kubera ko bene wabo mubwira bati nutaha bazakwica kugira ngo bakomeze bya bintu bye babyirire babinezererwemo nabo bakomeze bakubeshyuhere mu buhungiro aho bose iyo abantu bahuye nabo barabasobanurira
ndetse gahunda ya umunyarwanda iranajyana n'ingendo nyakubahwa perezida wa repubulika akunda gukora hirya no hino ku isi ngira ngo iziriya ngendo nyakubahwa perezida wa repubulika akora ubwazo zo gushaka abanyarwanda kandi zashoboye gucyura abanyarwanda benshi bakajya mu buzima bwiza mu gihugu cyabo cyangwa bakareba igihugu bagasubira no mu mahanga ni ibintu bidasanzwe izindi leta zitashoboye gukora ibyo rero byo gushaka abanyarwanda aho ari hose ngo agire uburenganzira bwe mu gihugu kandi yumve afite ubwo munezero wo kwitwa umunyarwanda ni igisubizo kivanaho ya macakubiri kwa guhora uvuga muvamo nanjye ngemo cyararangiye abanyarwanda bose bafite uburenganzira mu gihugu bafite uburenganzira bwo kuyobora bafite uburenganzira bwo gukora bafite uburenganzira bwo gushora imari bafite uburenganzira bwo kunezezwa no gukora abanyarwanda nicyo gisubizo cya burundu kandi nibwira yuko uwayirwanya ndi umunyarwanda ntiyabishobora ariko n'abanyarwanda ntibamwemerera ko ayirwanya buri umwe wese wayumvise akayigiriye ahanira ko nta wayirwanya kuko ni umuti ariko ni umuti w'igihe kirekire kubera ko ubumwe bw'abanyarwanda bwasenyutse imyaka myinshi kubwubaka nabyo ntabwo bavuga ngo byarangira mu gihe gitoya nk'iki ngiki ariko aho bigeze birashimishije ibisubizo byarabonetse kandi u Rwanda ruravugwa rurazwi aho utambuka hose ku isi kuri uyu munsi tugomba kugira uruhare twe nk'abadamu kwa cya gihe urimo kuganira n'inshuti yawe cya gihe urimo kuganira n'umugabo wawe cya gihe urimo kureba uriya mwana ukagira uruhare rukomeye rwo kugira ngo uteze imbere umuco w'amahoro uteze imbere umuco wo gukunda igihugu uteze imbere gahunda ya ndi umunyarwanda aba bana twabuze tubona abangaha bagenda muri gukina na papa hariya afite ikintu tekereza hamwe nabwo ugatangira ukamushyiramo amacakubiri yo kuvuga ngo uriya ni mugufi uriya ni muremure uriya ni umutuku uriya ni umututsi wamwibyiza twebwe rero nk'abagore tugira uruhare rwo kwegera urubyiruko kwegera abagabo bacu kuko ndibuka mu migani ya kera byangombe y'ababinga igihe yaragiye gutera patirize kutubwira umwebo arawufata gushyira mu marembo yarawurenze icyo byatanze yaragiye bivuga ngo mu muco wacu dufite imbaraga kandi sosiyete yacu duha imbaraga zikomeye kugira ngo dushobore kuba hari amabwiriza twatanga kugira ngo tugire ibyo duhindura niyo mpamvu rwose nshaka gusaba abadamu bari aha ngaha dufatanye kugira ngo uriya muco w'amahoro umuco wa munyarwanda dushobore kumushyiramo imbaraga kandi ugiye gushinga kubera ko tuzi ko abagore tubishoboye icyo nashaka ngo nongereho ni uko tugomba gukora atansiyo cyane kubera ko mu mateka yacu nk'uko bigaragaje byagiye bigaragara ko amacakubiri agenda atumye satabo ashaka guhora ari muri sosiyete nyarwanda cyagaragaye nyuma ya jenoside murabizi higeze kuba aho bitaga abajepe sibyo bari baturutse i Burundi haza kuba abari baturutse bahunze baturutse muri Kongo bitwa abadubayi sibyo bari baturutse muri Uganda bitwa Masaki bari baturutse muri Tanzania bitwa Batizeti abari bari mu Rwanda biswe bivuga ngo ibyo byabaye bitugaragariza yuko ikintu kimeze nka division ikintu gihora gisa nk'ikigega sosiyete nyarwanda tugomba kuba keyafu kugira ngo ubwabo bw'abanyarwanda tuguteza imbere ikintu ashaka kuvuga ngo inshingano ya buri wese yo kwita muri gahunda ya umunyarwanda kwita ku bumwe bw'abanyarwanda kwita ku bana bacu kuko ni abana bafite ejo hazaza hanyuma dukunde ubuyobozi bwacu kandi tubushyigikire dukomeze kube abanyarwanda. Mpayimana Philipo nkaba nishimiye kuba naje kuganira n'intumwa zaturutse i Kigali kuri gahunda ya umunyarwanda ndibuka yatangiye mu 2013 icyo gihe nibwo nari nkijya mu Rwanda muri iyo minsi ariko umushyikirano wize kuri iyo ngingo sinashoboye kujyamo. Ubu rero ndashimye cyane kuba u Rwanda rwahagurutse rugasanga abanyarwanda bari hanze ari nayo mpamvu ndetse abantu dutuye hanze twagombye kumva bitureba bikadushishikaza bwa mbere noneho kuba umunyarwanda bwa mbere buri wese nabyiyumvemo mu mutima we yumve rwose ko bimushimishije ndetse usanga ndi umunyarwanda yari kwiye kuba icyuzuzo cya ya gahunda umukuru w'igihugu yigeze gutangiza yitwa Agaciro
ubu ntikivugwa cyane nyamara birajyana rwose. Noneho ikindi nanone rero nuko dutuye hanze, icyo numva ndi umunyarwanda nuko yakongera kutwibutsa ko igihe cyose duherera hanze, duherera ishyanga, niko tugenda dutakaza gatoya ko ubunyarwanda bwacu, dutangiza dutura ururimi abana bacu, ariko natwe ubwacu umunyarwanda iyo akandagije ikirenge mu gihugu ninjye nabyiheraho, uhita wumva wongeye umeze mbese wongeye kuba uko wagombye uko wari uri. Iba ariyo kugira ngo abanyarwanda bose bishimire nyine ko ari abanyarwanda. Niyo mpamvu abatanze ubuhamya nyine ibyo babitinzeho ni byiza cyane, ni ngombwa cyane, ni ngombwa. Dr. Rutayisire ndabashuhuje, nagira ngo mutuganirize, mutubwire uko mwabonye iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Iyi gahunda Ndi Umunyarwanda iranejeje cyane kuko ngira ngo n'ubwa mbere ikozwe muri iki gihugu turimo, ku buryo twari twitegereje cyane kandi twishimiye ukuntu yagenze. Hano mu Bufaransa. Mu Bufaransa twizemo byinshi cyane, bamwe batari bazi, n'abari bari bazimo bikeya, ariko byagize neza cyane ku buryo ngira ngo turahava tuhakuye amasomo natwe tuzageza gukoresha ku bwacu, ku nyungu yacu, yenda no kuba bishobora kugira ngo bazakore ko bashoboye, kugira ngo n'abandi bashobora kwegera, bashobora kuganira nabo, bazagira icyo babagezaho. Nk'ingero mwatanga ku nyigisho mwavanyemo nk'umuntu nkamwe ukuze kandi w'inararibonye? Urugero natanga ni ukumenya nk'amateka yacu ukuntu yatuvunnye n'aho yaturutse. Twabonye ukuntu igihugu cyacu guhera mvuge tudahereye mu myaka ya kera cyane, guhera muri 1900 kugeza mu 1959, ubwo ni urugero rwa mbere natanga, no guhera 1959 kugera muri 1994, muri 1900 kugera muri 1959, ukuntu ikintu nahakuye cyane ni ukubona ukuntu amateka yacu yononwe n'abakoloni, ukuntu baje bagasanga igihugu kimeze, bagasanga ari igihugu gifite ubumwe bw'abanyarwanda, hanyuma muri 1959 iyo myaka yose yashize tukahava igihugu cyarasenyutse mu bumwe bw'abanyarwanda. Icyo ni ikintu nahakuye bwa mbere, mbona etape ukuntu izo ntambwe zose zagiye zigerwaho kugira ngo igihugu ubumwe bw'abanyarwanda busenyuke mu myaka 1959. Hanyuma urugero rwa mbere, urugendo rwa kabiri rwa 1959 aho kujya muri 1994, ibyo noneho ntabwo byakozwe ahanini n'abakoloni n'abaturutse hanze, byakozwe n'abanyarwanda ubwabo, bakomeza ya gahunda mbi yari isanzweho yo konona ubumwe bw'abanyarwanda, abantu bagatangira kwibonamo igice cy'abahutu, bakavuga ngo ni abahutu cyangwa ni abatutsi cyangwa ni abatwa, kandi u Rwanda rwarubatswe mu myaka yose yabaye ibinyejana byabaye byose, u Rwanda rwarubatswe n'abanyarwanda uko byitwa ko ari amoko yabo uko ari atatu. Ingero ebyiri rwose navanyemo cyane zatumye nahigiye cyane. Abanyarwanda bashuje, nagira ngo mbabaze ukuntu mwabonye iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda hano i Paris mu Bufaransa. Nayishimiye cyane, navuye kure, navuye Strasbourg, nifuza kuhaba kubyumva. Nari nsanzwe nyizi mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize nari mu Rwanda, njya muri kampani za Ndi Umunyarwanda njyanye na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, duhura n'abavoka, n'abadegreffier, na administration locale, n'abanyeshuri, club y'abanyeshuri ya Unité ya Réconciliation. Narayishimiye cyane iyo club y'abanyeshuri, bavuga cyane indirimbo baririmbaga muri animation zabo, ngo u Rwanda ni twebwe tuzarwiyubakira. Nyarwanda uko bigera yumvise ni ikintu cyiza kizaduhuza. Muri icyo gihe Ndi mu Rwanda muri kampanye twavuga yuko umunyarwanda ni icyomoro cy'ibikomere. Ibi byose tubikesha Perezida wa Repubulika, tubikesha Perezida Kagame, niwe
washyizeho iyi gahunda, niwe wayisangiye n'abanyarwanda, niwe washoboye kwiha imbaraga kugira ngo igere ku banyarwanda, niwe uduha umurongo wo kubaka abanyarwanda n'u Rwanda. Tumushimire kuko aracyakomeza amananiza. Ndabashimiye, nshimiye abagenzi banjye twazanye, nshimiye, ndabasaba ko mwakomera amashyi cyane delegation yavuye mu Rwanda ni murakoze cyane. Reka turebe niba mu kugenda turashobora gufata agafanta hariya mu nzira. Murakoze. Itajengwa na nani vijana, Rwanda itajengwa na sisi wenyewe.